Ndabasuhuje. Uyu munsi abantu benshi bibaza byinshi ku nyubako ya Village Urugwiro, inyubako y'amateka akomeye mu Rwanda. Bati inyubako yubatswe ite, ikorerwamo n'abandi? Icyo bamwe bazi nuko ikorerwamo n'umukuru w'igihugu, hakabera inama y'abaminisitiri. Ariko se ubundi iyi nyubako yubatswe ite, kuva ryari yubakwa kugeza uyu munsi ikorerwamo ite? Ngwino hano kuri Rwanda Info tubane, reka ndeko kurondogora nkujyane muri Village Urugwiro, inyubako y'amateka akomeye mu Rwanda. Village Urugwiro ni inyubako yubashywe kuva icyubakwa kugeza n'ubu. Benshi tuyirebera kure kubera icyubahiro tuyigomba nk'ibiro bicurirwamo icyerekezo gitumye u Rwanda ruba ubukombe. U Rwanda rukaba isoko y'amahoro aduhesha ibikombe mu mahanga. Ni inyubako y'amateka kuko nibura abanyarwanda bagera kuri 50% uyu munsi bavutse iyi nyubako ya Village Urugwiro iriho. Iyi nyubako ya Village Urugwiro iganje ku Kacyiru mu karere ka Gasabo, ni mu mujyi wa Kigali. Ihamaze imyaka irenga 45, yubatswe mu 1975 n'umuryango wahuzaga ibihugu bya Afurika, cyane cyane ibyakolonijwe n'Ubufaransa n'ibikoresha igifaransa. Uwo muryango kuri ubu warazimye ntabwo ukiriho. U Rwanda rwawinjiyemo mu 1935. Mu 1975 nibwo rwari rwakiriye inama yawo yagombaga kwitabirwa n'abakuru b'ibihugu bagera kuri 15. Byari ihurizo rikomeye ku gihugu nk'u Rwanda cyari gifite hoteli nke zitwa ko zikomeye, harimo nka Mille Collines na Diplomate zari zigezweho icyo gihe, ariko zifite ubushobozi bwo kwakira abashyitsi baringaniye. Muri icyo gihe u Rwanda rwiteguraga kwakira inama. Inyubako za mbere za Village Urugwiro zubatswe ku mafaranga ya Ocam, wa muryango wahurizaga hamwe ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa n'ibyakolonijwe n'Ubufaransa. Nk'uko Rucagu Boniface, umwe mu bagize urwego ngishwanama, yigeze kubibwira igihe. Inama ya Ocam irangiye, inyubako za Village Urugwiro zeguriwe leta y'u Rwanda, nayo izihinduramo hoteli yakiraga abifite muri ibyo bihe. Nubwo Village Urugwiro yabaye hoteli mu gihe u Rwanda rwabaga rwakiriye inama zikomeye, yakomezaga kwifashishwa mu kwakira abashyitsi ba leta. Urugero, tariki 21 na 22 Gicurasi 1979, ubwo u Rwanda rwakiraga inama ya gatandatu ihuza Ubufaransa na Afurika, yanitabiriwe na perezida uyoboye Ubufaransa icyo gihe. Mbere y'uko iyo nama iba, Ubufaransa bwari bwatanze amafaranga yo kwagura Village Urugwiro, kuyagura ikajya ku rwego rwo kwakira inama ikomeye nk'iyo. Uwo mwaka ni nabwo hubatswe hoteli ya Novotel Umubano, yaje kuba Marasa Umubano Hotel kuri ubu, nabwo ku mafaranga yatanzwe n'Ubufaransa. Rucagu avuga ko nyuma yo kwagura Village Urugwiro yasigaye igizwe n'inyubako aparitema zisaga 20 zirimo amacumbi agezweho, ibyumba by'inama n'ibindi. Juvenal Habyarimana amaze gufata ubutegetsi mu 1973 yahise asesa inteko ishinga amategeko, yongeye kwisubizaho mu 1981. Abadepite ba mbere 70 b'inzubacyuho batangira imirimo mu 1982. Kubera ubuke bw'amacumbi muri Kigali, leta yemereye buri mudepite icumbi muri Village Urugwiro, dore ko abenshi babaga baturuka mu bice bya kure badashobora gukora bataha iwabo. Mu 1983 habaye amatora y'abadepite. Rucagu Boniface aba umwe muri abo. Ubwo yatangiraga imirimo mu 1984, nawe ahabwa icumbi muri Village Urugwiro. Umudepite yahabwaga icumbi gusa, ibyo kurya akimenya. Rucagu avuga ko mu badepite 70 abasaga 40 babaga muri Village Urugwiro kuko babaga baturuka mu bice bya kure. Uwabaga yifitiye inzu i Kigali yayibagamo, leta ikamugenera amafaranga y'icumbi. Rucagu ati uwabaga yifitiye inzu ye bamuhaga amafaranga, ariko babanje kubyanga bavuga bati kuki mushaka kurara mu nzu zanyu kandi twarabageneye iza leta. Baraburana, ariko byaje gukemuka nyuma. Inzu zasagukaga zakomezaga kuba ibyumba bya hoteli bisanzwe, abashaka kubiraramo bakaza kwishyura. Nubwo hari hoteli n'amacumbi y'abadepite, Perezida Juvenal Habyarimana nawe yahashyize ibiro, ariko akajya abizamo rimwe na rimwe kuko ibiro by'amukuru byari mu mujyi rwagati. Ahubatse ibiro by'umujyi wa Kigali ubu. Rucagu ati iruhande rw'izo nzu haruguru yahahoze resebusiyo niho hari ibiro by'umukuru w'igihugu. Muri izo nzu zose ahagana ku rwinjiriro yari yarahafashemo inzu y'ibiro bye, izindi zose zikomeza kuba hoteli. Buri nyubako aparitema muri izo nzu zigize hoteli Village Urugwiro yabaga ifite icyicaro runaka ibarizwamo.
Rucagu yahabaye mu gihe cy'imyaka igera ku 10 ari umudepite. Avuga ko buri nyubako yabaga ifite ibyumba bitatu, ni ukuvuga A, B na C. Icyumba A cyabaga gifite ibyangombwa nkenerwa byose birimo uruganiriro, uburiri, ubwiherero, igikoni, harimo firigo n'ibindi. Kikaba kigenewe umukuru w'igihugu mu gihe habaye inama cyangwa undi muntu wo ku rwego rwo hejuru wakiriyemo. Hafi y'icyo cyumba nyamukuru habaga hari ikindi bise B, kikararamo umuganga w'umuntu mukuru waraye muri A. Ni ukuvuga ko niba haraye perezida, muri B haragamo umuganga we, naho muri C hakararamo abarinzi be. Mu gihe haba habaye inama zikomeye, abadepite bari barahawe amacumbi muri village Urugwiro basabwaga kuvamo bakazagaruka inama irangiye. Rucagu ati batumenyeshaga mbere y'ukwezi, tukavamo hagakoropwa, bakakora amasuku, bakavanamo umwanda wose, tukazagaruka baragiye. Ubwo mu mirimo y'inteko twariyeranjaga. Village Urugwiro yakomeje kuba hoteli kugeza mu 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi. Jenoside imaze guhagarikwa muri Nyakanga uwo mwaka, leta y'ubumwe imaze kurahira, Village Urugwiro aho kuba ibiro bidahoraho by'umukuru w'igihugu yahindutse ibiro byuzuye by'iminsi yose y'umukuru w'igihugu kugeza n'ubu. N'inyubako nziza abenshi bazi neza ko iri Kacyiru mu karere ka Gasabo. Ndabashimiye mwese, tuzakomeza tubagezeho ibindi byegeranyo biteguranye ubuhanga.